Njyewe uraha nanjye uzaza. Njyewe uraha ureba none njyewe wumva ukababwa cyane, njyewe ureba ukagira ubwoba, njyewe utaha bikadogera iminsi yanjye burya si myinshi. Nubwo ureba mbaniga cyane uje wese kuwa akajwiga, umponotse nkanaga hanze, ubaho uko akagenwa nanjye iyanjye burya si myinshi. Nubwo numva muhwihwisa rwose shenge mukandwanya, mukiha ijambo mukidoga, muvuga cyane mukidunda, boshya wenda mufite ubumva. Ntawe rwose nimuhonoke, njyewe abanjye mbafite neza, mfite uko ngenza nkabajijisha nkanabajishira aha mu gapfunsi nk'uko bamfata nk'akamana. Njyewe uraha ureba none ndi igikwerere mu bakambwe, ndi igikwiriye kubihanga, undi n'igisimba bagatinye, icyakora benshi ibyo ntibabizi. Aho uzi impamvu ibyo batabizi? Niha ibanga nka nyoni nyinshi mu byo kuratwa, nkaba indasumbwa mu byantaranga, nkaba inyaryenge, isura yanjye igahora isize. Gukora byinshi byo si ibyanjye, duke nacyuye nzi kudutaka, bazi ibyanjye bikabazonga, ku batabizi bikabazinga, dore ko ubundi ari nabo benshi. Ni umushinga nize neza nta guhomba kurimo rwose, iminsi yanjye mfite aha ku isi, mfite akabanga mbahishe mwese kampa ibango ryo kubabumba. Njyewe uraha ureba none muri jye rwose mfite undi njyewe, uwo njye wundi akabundi wundi, nkahora ndwana mutwikira ngo hatataza akabyasasa. Ni nayo mpamvu mpora ndwana nanga bamenera akabanga, ariko kabando kampa ituza, kandi nawe nkeye kubyumva uciye akenge niko mbireba. Gusa uyu munsi mfite ikibyimbye cy'aho kizamenekera sinzi wenda niyo nyamunsi izazihindura iby'amateka, maze amatage akaguye ishyanga. Ntawatuye nka karisimbi, nanjye isaha izaza ari imwe nkore nk'abandi, manike yombi nzi nuko iby'isi manuke hepfo, maze ubwo ibyanjye bibe nk'impehe. Mbega umunsi uzaba ubishye, ya mabanga nahishe kenshi, cya gisura nagize ubwiru, ubwire bwanjye n'isi izuba byose bimenwe hanze. Njyewe uraha ureba none nk'uwo munsi azaba inturo, ntumukekere kuba intyoza nk'uko byahoze mu mateka, kuko isi izaba irimo guhora. Njyewe uzaza uzaba ari aho azaba areba, buraho kwirwa areba ukuntu mugwa mu matsa, amaso yanyu asobetse intimba, intango yabyo ibayihora. Iyi si yacu tugira intaho ntijya yibuza ibyo guhora, ukwiga utije ubisiga byose mu byo uyibitse, igasuka hanze ngo abagushumbye babone impamba. N'indi mpamvu ingabiza intimba, buri uko nibutse uwo uzaza uzaba yitiranwa n'impigi, nyamara impamvu atari we rwose, ari jye uraha wabimuteye. Mbega abanjye biswa bande ko n'abasize isoni mu bandi, ko n'ababeshya umucyo ntatunze, none iminsi ikaba intamaje ikanabasiga urwo rubwa rwanjye. Hirya y'ejo hahishe byinshi, yaba twigaga ku kabanga ubanza byatugira abo bandi, njyewe ubwanjye nkaba ku bwawe, simba uwanjye utazaramba. Njyewe uraha ureba none ntaba uwundi kuri jye uzaza, ahubwo isura ikaba imwe rwose, ya mateka duhora twiga ntaguheze ngo ube igicibwa, ntagucireho ako gateka n'uwo ubyaye ngo anagwe ishyanga, ahunga isura wasize ibishya, ahunga icyasha wasize hose, ahunga uwo uriwe utabaye. Nguha akanama karuta izindi, uwo njye uzaza tumutegure, njyewe uraha dushyire hirya, kuko njyewe ejo uwo niwe njyewe, kandi shenge ni nawe uramba. Ntubikwepe unsubize nawe, weho rwose ubona bikwiye kuba intama, ariko tukuzi kandi ubundi uri cyarubebe, kimwe gikwiriye kuba intabwa. Nzaba numva iby'ejo hawe, nkanjye nawe dufite isano, nanjye ntunge mu rya Yohana. Nk'ubu usoje kubaho none hirya y'ejo waba uwuhe?